Hello friend, nongeye kubasuhuza. Ni ikibazo gikomeye cyane ndetse kinagoye cyane muri ibi bihe. Hari ibintu byinshi cyane mu bitekerezo bishobora kudufatira mu nzira yo kubonamo amafaranga no gutera imbere mu bukungu. Dore ibintu bitanu ugomba gusiba mu ntekerezo zawe niba ushaka kubona amafaranga no kugira amahoro mu bijyanye n'imari. Ibyo bintu bitanu ni ingenzi, ugomba kubisiba mu ntekerezo zawe niba ushaka kuba watangira uyu mwaka wa 2026 ukorera amafaranga kandi ugatera imbere mu bijyanye n'imari, ukabasha kuba wabibamo neza. Ikintu cya mbere ugomba kuba wakibanda ni ibintu bitanu tugiye kuba twarebera hamwe. Gusa kugira ngo ibi bintu bitanu byumve, kugira ngo ubashe kuba wakinjira muri uyu mwaka uri umuntu umeze neza, uri smart, witeguye kuba wahangana n'isi nyirizina, ukabasha kuba wakorera amafaranga. Mu ntekerezo zawe ugomba gushyiramo iki kintu: ese amafaranga ni mabi cyangwa abakire nibo babi? Aka kantu ugomba kukumva neza. Amafaranga ni mabi cyangwa abakire ni babi? Iyo abenshi cyane abantu benshi, iyi ni imyumvire abantu benshi cyane ikomeye, ibangamira abantu benshi cyane. Iyo wumva amafaranga ari mabi, umutima wawe uba uteye twavuga ko uba umeze gute. Iyo wumva ko amafaranga ari mabi, umutima wawe ntabwo uba uyakeneye, ntabwo uba witaye kuba wakorera amafaranga. Uba ugomba kubihindura ukamenya yuko amafaranga ari igikoresho cyiza gishobora gufasha njyewe n'abandi kugira ngo bubake ubuzima bwiza. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Ikintu cya kabiri ugomba kuba wasa mu mutwe cyangwa se mu mitekerereze yawe ni ikintu kivuga ati ntabwo nshoboye cyangwa ntabwo mfite amahirwe. Abantu benshi cyane bagira kwiheba no kwiganyira, bakavuga ati njyewe nta kintu nisoboreye, nta mahirwe ngira, ikintu cyose nkora kiranga. Ariko wowe ugomba iki kintu kuba wakisibamo, kuko iyo utekereza kuri iki kintu, dore ikintu uba uri kuhanzuringa cyangwa se uba uri kurwanya intekerezo zawe zagufasha mu bijyanye n'imikorere myiza cyane. Ubundi iki kintu kiba kiri kugenda kigasenya mind yawe. Ni ukwizera ko ushoboye, ni ukwizera yuko ushoboye bituma utagerageza. Kwizera yuko udashoboye bituma utagerageza. Niyo mpamvu uba ugomba kubihindura, ukaba ushoboye kandi kwiga, gukora no kubona amahirwe mashya muri buri munsi. Ikintu cya gatatu ugomba gusiba mu ntekerezo zawe, niba ushaka kuba wamenya uburyo ki wakoreramo amafaranga maze ugatera imbere. Iki kintu cya gatatu urasabwa kucyumva. Ikintu cya gatatu abantu benshi cyane bakunda kwishyiramo ndetse bakunda no kuba bisetingamo cyane, ni ugutegereza. Ni uburyo ki bavuga ati ntegereje ko ibintu bigenda neza ubundi nkakora, ubundi nkatangira akazi. N'ibyari ikintu kizagenda neza maze ukaba watangira bizinesi yawe. N'ibyari uzabona ibintu biri ku murongo maze ukaba watangira gukora. Ese icyo gihe ubona uzakigeraho? Ibintu byinshi cyane abantu benshi cyane bahora batekereza ibi bintu ati nzakora ejo, nzakora byagenze neza. Wowe mpamvu watangiye? Hoya, rwanya uhangane n'isi, urwanye paka ugeze ku ntsinzi yawe. Iyo abantu benshi cyane bo bashikamije kuri iyi ngingo, ntegereje yuko ibintu bigenda neza, iki gihe baba biyangiriza mind yabo. Iki gihe baba biyangiriza nyirizina mu bijyanye n'imyubakire y'ubujyanye n'ubukungu cyangwa se n'uburyo babonamo amafaranga. Igihe uba uri kuvuga ngo nta gihe cyiza cyo gutangira, igihe cyiza ni ubu ngubu.
igihe cyiza ni ubu ngubu nyirizina, uba ugomba kuba wahindura ukaba watangira uko ibintu bimeze ukuntu bimeze kose, uko byaba biri kose ukaba ushoboye kuba watangira. Nta gihe cyiza kibaho nta n'igihe cyiza uzabona cyo kuba watangira ibintu biri ku murongo, ahubwo aba ari uguhandoringa ukarwanya. Tujye ku ngingo yacu ya kane. Niba ugeze kuri uyu munota, purize reba ko wakanze subscribe ugakora no kukazogera, ubwo nakande like kuri iyi video kugira ngo uzajye umenya amasomo menshi cyane, amasomo y'ingenzi yagufasha kuba wakubaka ubuzima bwawe, wakubaka bizinesi zawe, maze ukabasha kuba waba miliyoneri cyangwa se ukabasha kuba watera imbere nk'abandi bose. Ibi bintu ariko numara kubyisibamo cyangwa se ibintu numara kubyikuramo muri uyu mwaka, ndizera yuko uzarangira uko uyu nguyu uzaba ugusize. Ndakeka yuko uyu nguyu wa 2026 uzagusigira impinduka mu buzima bwawe. Iki kintu cya kane ni ugukorera abandi. Ahangaha abantu benshi cyane baravuga iki kintu ugomba kwikuramo. Gukorera abandi nibwo buryo bwonyine bwo kubonamo amafaranga. Please, aka kantu nyirizina ndagusabye kugira ngo ubashe kuba wakumva. None se ushobora aka kantu ukumvisha ugahita uvuga ngo none se ubundi amafaranga wakora gute udakoreye abandi, udakoreye abagafasha, udakoreye ababanze ku isoko ry'umurimo bakaba barubatse bigakunda. Oya, niba utekereza iki kintu ko uzakorera abandi kugira ngo ubashe kuba wabonamo amafaranga, ubisuka mindset yawe urimo urayangiriza, uzaba umucakara w'abandi, uzahora uri umucakara w'abakire w'abagafashe. Kandi umukire umukire ntabwo aguha umwanya wo gutekereza, abashaka yuko utatera imbere, abashaka yuko wahora uri imfungwa ye cyangwa se uri umucakara wiwe, umukorera nyirizina we waga kubera ko we aba yaragafashe. Niyo mpamvu rero ibi bintu uburyo utekereza iki kintu, please, gukorera abandi nibyo ariko bakorera, ariko wirinde kuba umucakara wabo. Mu gihe wisetinzemo ko gukorera abandi ariho wabonamo amafaranga, iki gihe uba wirengagiza ibi bintu. Nibwo uzatangira uvuga ati nubwo akazi gasanzwe ari byiza kwibwira ko ari bwo uburyo bwonyine bwagufasha kuba wakoreramo amafaranga ukabasha kuba watera imbere. Iki kintu rero uba ugomba kugihindura ukavuga ati ko ushobora no gutekereza uko amafaranga yo ubwawe yakwinjiriza cyangwa se yagukorera wowe ubwawe. Amafaranga akaba yagukorera, akaba yakwinjiriza inyungu nyinshi cyane. Sinzi niba iki kintu muri kucyumva, ntabwo yisubiramo. Twagera no ku ngingo yacu ya gatanu. Ikintu ugomba kuba wikuturamo n'uyu munsi ukikuramo iki kintu ni ugutsindwa n'ikimenyetso cy'uko ntazabigeraho. Iki kintu rero, ndagusabye kugira ngo ucyumve ukigere, abe aricyo ugira icya mbere. Impamvu rero aka kantu ugomba kuba wakikuramo ukaba wagasiba burundu cyane. Gutsindwa ni ikimenyetso cy'uko ntazabigeraho. Ubundi niba wemewe kumanika amaboko, wakumanika amaboko utaragerageza. Mu gihe rero ugerageje, gerageza ushyiramo imbaraga n'ubwenge bwawe bwose, kuko hanze ahangaha nta mikino, hanze ahangaha ni ugushabika. Abantu bose batsinzwe mbere yo gutsinda. Abantu benshi cyane baba baratsinzwe mbere yo gutsinda. Baratsinzwe mbere yo gutsinda. Abantu bose, sinzi niba uri kumva aka kantu, ba Bill Gates, ba Alexander the Great baratsinzwe, baragerageje inshuro nyinshi zisaga 50%. Bagerageza batsindwa, ariko ubu ngubu bagezeho baratsinda. Rero abantu bose baratsinzwe mbere y'uko batsinda. Nta muntu uzabona waragafashe warakagezeho utarabanje gutsindwa. Please, aka kantu ubashe kuba wakumva neza, ugasobanukirwa, ugashyira muri mindset yawe, kuko aka kantu ni ingenzi cyane. Abantu benshi cyane, gutsindwa ni ikimenyetso cyerekana yuko utazabigeraho. Niba uvuze ati ndatsinzwe pe,
yatsinzwe ndayamanitse, icyo gihe umenye yuko icyo kintu utazakigeraho uko wagira kose, niba wisetingamo ko utsinzwe nyirizina utsinzwe. Rero aka kantu uba ugomba kuba wagakosora. Gutsindwa ni isomo, ni isomo rinyigisha uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kugerageza ikintu. Ubundi niba utsinzwe bivanamo isomo maze ukomeze, niba utsinzwe nanone ukuremo isomo, bigira isomo rigusigira maze uhite uhaguruka ubyuke ufatireho wongere ugerageze iryo somo rikubera impamba n'inkomezi mu rugendo urimo, maze bikurinde kuba wagwa muri uwo mutego. Ndakeka ko umuntu utekereza wumvishije izi nama ko ari 5 by'ibintu agomba kuba yasiba, maze akinjira muri uyu mwaka ameze neza, ari smart, asobanutse ku isoko ry'umurimo, ni ukuba yuko ni ukukurikiza izi nama uko ari 5 ukabasha kuba wazikora mu mutwe ugakosora uko wabipangaga, uko wabitekerezaga. Ikosa ukoze buriya nawe ugera ku kintu cyabanje gutsindwa, ariko niba utsinzwe direct ujya ufata iryo somo, kuko ndakeka ko umuntu wumvishije izi ngingo uko ari 5 isomo rikuramo akabyuka, kuko ntabwo watsindirwa ahantu n'ejo bundi bariho uzagaruka ngo utsindirwe. Watsindirwa n'irindi somo rishyashya kuko wakomeje kugerageza, ariko isomo aho watsindiwe wahise uhafatiramo isomo rikubera inkomezi, kuko iryo kosa ntabwo byongera kuba warigwamo. Ni handi baca umugani bavuga ati nta buye ibuye ryagaragaye n'iriba rikikiye isuka. Niba ikintu cyagaragaye, niba ikosa wamenye ahantu byapfiriye ukaba waribonye, ukaba wamenye n'ukuntu warikosora, ubutaha ntago wazarigonga cyangwa se ntago warisitaraho. Ndabashimiye. Iyi ni ya channel yanyu ibagezaho utuntu tw'ubwenge bw'uburyo ki twabona amafaranga. Ejo bundi ndaje mbakore video zigiye zitandukanye zivuga ku mafaranga, uburyo ki wakoramo amafaranga. Ubundi icya mbere ushobora gukoresha imbaraga zawe nyinshi cyane ugakorera amafaranga dukeya cyane, ariko undi agakoresha imbaraga nkeya cyane agakora amafaranga menshi cyane. Nzabereka uburyo ki washora dukeya maze ukabasha kuba wazamura business yawe, wazamura amafaranga, maze nawe ugatangira urugendo rwo kuba wakorera amafaranga menshi cyane. Ndabashimiye, kanda subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku wundi, uzajye ubona amasomo yacu meza nk'aya ngaya uyabonere ku gihe. Imana ibarinze, naho ubutaha duhurire mu yindi video itaha. Ciao ciao.